impamvu mubona nanjye nambaye iki iyi ngiyi ni umwambaro wo kuturinda urume. Abana Kiza Thomas yego wandi umusomye soroma Mukamira yego soroma icyayi yego icyayi ntacyo kidutwaye yego ubusanzwe nibwo buzima dukora. Kuvuga ngo aba karite ya mbere ni ya kabiri, ubwo rero karite ya gatatu niyo baza kuduhaho, naho iya mbere ntabwo twayibona. Jewe ndasuhutsa muyomba wanje uri Kibungo witwa Ndabaramiye Gonzage. Kongera ngasuhutsa musaza wanje Ndagishimana Jadodi ubari mu kazi. Kongera ngasuhutsa umukunzi wanje sheri wanje Kibonumwe. kandi gahetse igitebo cyoga ngo nshyiremo amahaho ndaba nahashya aha ngaha. Nkuko na Nehemiya yubakaga ukuboko kumwe gufashe inkota kundi gufashe itafari na nivo, nanjye ni gutyo kugira ngo twubake Concord TV show na D&D online. Yego nsanzwe mbizi rwose, nsanzwe mbizi umuntu asoroma utubabi dutatu kuko ubu nabibona biba bigaragara yuko gikuze, ibindi byo biba bikomeye. Wacu twahinze icyayi cyane rwose, ni ibintu byanje. Oui. Yego twibutsa abakunzi ba Concord TV show ndetse n'aba D&D online yuko hano turi mu murenge wa Karago mu kagari ka Cyamabuye. Yego nkuko twabibonye mu gicumbi cy'umudugudu hariya. Turi mu murima mwiza cyane, green kabisa. Turi ahantu mu cyayi twatangiye dusoroma, ariko hari amakuru tutazi tugira ngo uyu muvandimwe turi kumwe ni umwana mwiza rwose yantije kugira ngo muri gahunda yuko tugomba kwisanisha nabo tuganira nabo. Impamvu mubona nanjye nambaye iki iyi ngiyi ni umwambaro wo kuturinda urume. Uyu mwambaro bawita ingabo idukingira. Nitaburiya yo kugira ngo urume rutaza kutwica. Nuvuga ngo niba niyambara agapantaro kanje urume urabona hano tuba turi kugenda ucya mu cyayi kugira ngo urume rutaza kutwica. Nuvuga ngo iyi ni ingabo idukingira urume. Nitaburiya nkuko umwarimu n'umuganga bambaye itaburiya y'umweru, ariko twe tuba twambaye ingiri impermeable itinjiramo amazi kugira ngo bakita igitebo la panier en France. Oya ni igitebo mu cyongereza bakita basket. Na gatebo, ariko ibyo tutazeka twakira umuvandimwe shyiramo. Reka twakira umuvandimwe atwibwire. Uhawe ikaze kuri D&D online na Concord TV show. Ni karibu atangira twibwira. Abana Kiza Thomas yego wandi umusomye soroma Mukamira yego soroma icyayi yego icyayi ntacyo kidutwaye yego ubusanzwe nibwo buzima dukora. Ubuzima bwawe ni ugusoroma icyayi. Ubimazemo igihe kingana iki usoroma icyayi hano ku Mukamira? Amaze imyaka 12. Imyaka 12 uri umusoromyi w'icyayi. None se iki cyayi usoroma ni icyawe cyangwa ubusoromera abandi? Icyayi ni cya company y'Uruganda. Ni company y'Uruganda yitwa ngo iki? Nyabihu. Ni ya Nyabihu. Hano mu kijyana ku ruganda rw'icyayi rwa Nyabihu. None se nk'iyo uri gusoroma ku munsi, nibura ku munsi usoroma ibiro bingahe? 50. Nose muhembwa hakurikije ibiro mwasoromye cyangwa muhemberwa umubyizi? Soroma dukurikije ibiro twasoromye. Muhembwa mukurikije ibiro mwasoromye. Ubwo ikiro babishyura ngahe? 60. Amafaranga 60. Murayatahana muyabona ku ikenze ni iminsi 15 cyangwa muyabona ku kwezi? Ubundi ni iminsi 5. Iminsi 5. Mufite ibipande musinyaho hagaragara ibiro byawe. Abana bakiza Thomas ni basoromye uyu munsi ibiro 50 inshiriramo ndi kubura ko nanjye akira niba basoromye ibiro 50 niba basoromye ibiro 50 hari igipande wandikaho ibiro byawe. Pezera babifite. Umupezera babifite. Nose iki cyayi uvuye hano mu murima mukijyana he nihe bapimira?
hari ikirogotero hari ukunda ko imodoka iri gupakira hari niho tuba twapimiye kwirahangari hari abatwubakiye ubwo rero tuba twarubatse amazu yo gupimiramo icyayi ubusanzwe naho ngaho bagifatira ubundi imodoka mugakijyana ari mu kirogotero abapezeri bakagipima noneho bamara kugipima ukamenya ibiro byawe ukaba ufite igipande cyawe ibiro biba bihari hanyuma twamara gupima tugasubira mu kazi imodoka ikagitwara bose niba atari ibanga mw'imyaka 12 uvuze umaze usoroma icyayi hano muri Mukamira byaba byarakugejeje kuki kijyanye n'iterambere ukarisangiza abakurikiye izi televiziyo zacu ubundi ubusanzwe iki cyayi kitukiza kuba utaba umushomeri ubundi nta nzara wagira uri gusoroma icyayi nta nzara ntabwo warembera mu rugo wishyura mituweli ngo pe ariko nibura waduha ikintu gifatika waratira abandi mu myaka 12 umaze usoroma icyayi niki waba waragezeho ku buryo wakiratira n'undi utazi gusoroma icyayi akaba yaza kwiga uyu mwuga icyayi ni cyiza cyane uguramo itungo ukajyorora ubundi ubusanzwe ukaguramo imbuto z'ibirayi ugahinga ibintu bikagenda nka gucyo uvanga ufite amatungo waguzemo imbogamizi mwamuhura nazo muri uyu murimo wanyu wo gusoroma icyayi niziye nazo wazidusangiza urebye wasanga ari ntazo nk'uko ni akazi wigenga ni akazi kigenga nose nta saha mugira gutangirira ndetse niyo gusoza isaha irahari isaha ni saa 12 yego kugeza saa 12 aba wihanganye ko abantu bari kuvuga ngo wabahisha isura rwose ngo uri mu kazi cyane yego ukunda umurimo nibyo sibyo waba wihanganye tukahagara ukareba hariya muri kamera kugira ngo noneho n'abakunzi bacu bakumenye pe sibyo ntacyo wari utuvugiye uti nta mbogamizi muhura nazo mutangira saa 12 mugasoza saa 12 za mu gitondo mugasoza saa 12 za nimugoroba nose ubwo ntago ari imbogamizi ntago bibagora mu gihe cy'imvura se mudifata muti igihe cy'imvura cyo no gukomeza akazi tu kazi ni kazi kazi ni kazi kabisa ntabwo bo bufite ntabwo kuko ufite intego ushaka kugeraho none se ibijyanye no kwizigama mwaba mwizigamira gute kwizigama ubundi hari gahunda ya mobile money na Tigo Cash ubone amafaranga asohokera nuvuga ngo muhemberwa kuri mobile money cyangwa Tigo Cash nta konte mufite mu murenge sako cyangwa mu koperative y'icyayo nta sako ifite koperative y'icyayi oya sako ni imwe ni y'abaturage bose none se amafaranga muhemberwa muri sako cyangwa muhemberwa kuri mobile money biterwa n'ibyo uba warashatse nkayo wahisemo ibihe je mpemberwa kuri mobile money ni wahisemo kubijyanye no kuzigama se kuzigama nzigamira kuri mobile money yanje yo mobile money ni uyazigamira nzi ko mobile money ari ibiryo bihiye ariko ntacyo kubasha kugira ngo iyo uzigamye agire icyo agufashaho iyo ahari bituma utasesagura cyane ngira ngo ko kuri mobile money ubu kuyagendana kuri telefone ubu dushobora kujya kunywa gacupa warangiza utibaza nirindi kuko yafite ariko ngira ngo nibura urafunguje agatabo mu murenge sako byagufasha ayo mafaranga kuyazigama cyane kuruta ko yabika kuri mobile money natwe tuba duhari ariko kubera ko iyo ufite makeya uyabika kuri mobile money uvuga ngo ubika kuri mobile money kuko aba ari makeya yose ugeranyije nibura nko ku kwezi ubona ese musoroma buri munsi cyangwa hari iminsi yo gusoroma gusoroma hari umunsi wo gusoroma ubundi utari gusoroma ni ku cyumweru wonyine nuvuga ngo kuwa mbere kuwa kabiri ku isabato no gusoroma ku isabato mugasoroma nkamwe mudasenga ku isabato igihe cyose turakora ukaruhuka ku cyumweru nose ugeranyije muri mwayene nibura ku munsi usoroma ibiro bingahe kuko we nabonye undusha pe nari nihariye David ngo nzi gusoroma cyane ariko naje nsanga undusha uko njye mbiheruka kera natwe twari dufite icyayi ahitwa Nyagahinika twajya kugisoroma ariko kijya kinukira abantu y'izuba ryagize inzara ikwishe ntabwo kijya wumva uzungeye ko nge icyo twari dufite najya gusoroma cyane twajya kugihingira tukumva twazungeye mwe ntabwo byigeze bikubaho oya ntawe bigira bibaho oya yawe nuko umaze kumenyera ariko abaje aribwo bwa mbere biragira oya nta muntu uzungera mu kazi bano basiba batekera ibiryo bakarya nta kibazo nuvuga ngo koperative irabatekera batekera hese
hari aho bagenye batekera babigenewe ubwo niho bakorera ubundi bakabizanira hano mu kirimo. Nuvuga ngo hari abashinzwe guteka muri koperative babazanira ibiryo ahangaha biza ryari saa sita? Saa sita turi gupima. David twagize umwaka twahombye sha ubu ni saa 8 yabaye twa dusanze bari kurya bari kuduha ariko nta kibazo munaduhaye n'ibyishimo turaganiye tumenye ku cyane. Reka David nawe nkwakire hari ibyo wabaza abantu bakize Thomas ibyo wabaza abantu bakize Thomas wamubaza. Oui kirananiye nzasibira Thomas rateka nkwibarize fasha kwikira kibazo David ambajije icyayi bagitera ryari ese kimara imyaka rya ingahe gishaje kwa kundi bagitema? Ubundi icyayi bagitera igihe cy'imvura. Icyayi bagitera mu gihe cy'imvura David? Ubundi kuva tariki ya mbere z'ukwezi kwa 12 batera icyayi. Tariki ya mbere z'ukwezi kwa 12 batera icyayi. Noneho rero kuzubaho nta cyayi giterwa. Oya kubera ubutaka babwumye nta cyabasha gufata. Icyayi giterwa ku mvura. Icyayi ntabwo gisaza. Oya nanjye ubwanjye ndabizi nabwiye ko iwacu twe tugifite inyagahinika se. Batera ingemwe baba barashize ahantu ingemwe akaza arizo batera noneho gutya ukuri kukibona sibyo yo kigeze iguru kubona cyenda gusaza baragitema cyose bakagitema bamara kugitema kigashibuka. Icyayi bafata icyayi imbuto bakazigemeka ukuntu bazishira muri laboratoire zikava mu imbuto zo gutera. Imbuto ni icyayi bagemeka bakazinaza ubundi kikazikaba imbuto bakatera. Hano nuvuga ngo iyo gikuze cyera imbuto iki ngiki uko kidakuze cyane ntago imbuto wazibona bundi twe kigakura aho ngaho akazaba ariho bakura iki imbuto none izo mbuto bajya kuzinaza muri pepiniere ahantu imbuto ziva aha ngaha iki ngiki ntabwo cyagenewe imbuto aha ngaha bahararenzwe imbuto bazitereka ukwazo ntabwo bazisoroma. hari aho batereka aho bazakura hehe imbuto iki ngiki ntabwo cyagenewe kuzavaho imbuto ariko uyu ni 15 uyu ni 12 urabona ko arusha Thomas imyaka 3. Banyita Mbwezimana Emmanuel. Mbwezimana Emmanuel nukuvuga icyayi ngikozemo imyaka 15 icyayi rwose ni cyiza cyane. Ese Emmanuel ufite imyaka ingahe? Ufite imyaka 20. Ufite imyaka 20 nizi icyayi ngiri mutonya. Oya reka tubivuge neza. Uvuze ko umaze imyaka 15 ukora mu cyayi kandi ukomaze imyaka 20 uvutse none watangiye gukora mu cyayi ufite imyaka 5 kandi tuzi ko leta y'u Rwanda idashishikariza abantu gukoresha abana birahanirwa ni ukuvuga ngo nzi ko hano ndabona nta nabarimo bari gukora bafite munsi y'imyaka 18. Imyaka 12 niyo maze mu cyayi. Umaze imyaka 12 ukora mu cyayi none 12 ukora mu cyayi umaze ngaho uvutse? Ubwo nukuvuga ngo maze imyaka zindi 10 mvutse kuko natangiye. Wavutse ryari? Wavutse mu uhe mwaka? Navutse mu mwaka wa 2002. Wavutse mu 2002 ugufite imyaka 23. None ngo umaze imyaka 12 uri mu cyayi. Manuel urukubeshya. Waba yatangiye gukora mu cyayi ufite imyaka 10 kandi ntago byemeye gukoresha umwana imirimo ivunanye. Mama mwe simwaza tukiganirira muze Manuel ndi kubona kugendera ku byo Thomas yavuze akatubeshya. Muze uraho nabona wambaye umupira wanditseho Horti Invest Project. Batangira utwibwira ureba no muri kamera. Nitwa Ndagijimana Evariste. Nkaba ari nje bano bakozi ureba. Urumva tubonye umuyobozi kabisa. Aba bakozi bose niwo bayoboye. Ni abakozi bangahe se? Ni abakozi buriya biterwa nuko umunsi babaje. Tuge muri rusange bagera muri 80 ariko bagihaje 60 70. Ni 80 bahoraho. Bafite
bafite ibipande bahoraho ariko ntabwo bose bazira buri gihe. Oya. None se ko nanjye nzi gusoroma icyayi umunsi nari naza nkahita soroma no mu Kampemba. Cyane rwose. Cyane rwose. Umuntu wese ariyizira cyangwa hari abapatanye bisanzwe bazi uko ari abakozi ba koperative basoroma. Gupatana twebwe iyo tubonye abakozi baraza bagasarura. None se hari aho mujya kubaregurira? Ntabwo turegura bazana kubera iki oya iminsi dusoroma guturuka kwa mbere gasa kwa gatandatu. Hano hari akazi kabisa babandi babuze akazi birirwa baryamye Musanze rwose muze ahangaha. Thomas yatubwiye yuko ikiro kimwe wishyurwa amafaranga 60. Nkanjye ubu maze gusoroma ibiro uri umupezeri. Pezera hari nawe ari hafi. Ako nawe umenyeye ngeranyiriza numva yo ndahembwa. Kapita. Ego. Nabajije abantu ikibazo. Ariko bakisubije ntago nabyakiye neza. Ego. Nabaje icyayi niba bagitera mu buryo bwo gushinga ibiti mu buryo bw'inkemwe ajya kwa amasaka bayagira n'ibiti. Kubiba. Kibiba sibyo? Ntago bakisubije neza. Kugira icyayi ubundi ngo kire mu butaka neza. Bigenda icyayi baracinaza muri pipiniere. Noneho bamara kucinaza bakakirera. Noneho kigakura. Iyo kimaze gukura bahita baza kugitera. Iyo gitewe bakitwa urugemno. Ariko iyo kimaze gukura kiba cyitwa igiti cy'icyayi kubera ko kiba kimaze gukura. Ntabwo bishoboka. Oya. Aha ikindi kibazo nangiye kubaza. Hari ukuntu twabonye ikawa tubona urutoki barusasira. Ikawa bayisasira. Icyayi baragisasira cyangwa ntabwo bagisasira? Icyayi nacyo baragisasira baragisasira nacyo rwose nta kintu. Ariko ibyo batemye nibyo bigisasira. Abagiye bagiye gushaka ibikangaga mu gishanga. Ariko kenshi icyo David range kubumenye mfite ntabwo ikiwaza kuzana ibyo kugisasira. Ahubwo ni cya kindi baba gihinga kiba kikiringemwe. Sibyo rata kapita. Cya kindi kiba kikiringemwe cyo bashaka ibintu byo kugisasira. Ariko iki kirisasira uko ari amababi ahunguka ndetse n'igihe baba bagitemye. Ibi David utazaza gutashya ngo ubone hano baratemye ngo ukera cyenguje gutashya ndabizi ukunda kota. Nta rukwine rumwe rwemereye kuvumu birabora bikazatanga ifumbire. Ubumenye ku cyayi ndabufite sha cyane rwose kandi utenge gupimisha. Ego. Umuturage yahinga icyayi ku giti cye cyangwa se icyayi gihingwa muri kampani? Yagihinga ku giti cye rwose. Ku giti cye yagihinga rwose. Baragihinga abenshi banarabifite ahenshi. Ko numva ngo umuntu wahinze icyayi yaragihinze nubwo yaba yagihinze mu murima we ntago yemeye kugica ngo gikuremo burundu. Ntabwo yagica ngo gikuremo burundu kuko n'ubundi kwaba ari kwihombya. Icyayi gifite amafaranga menshi. Ntabwo none se nunganiye David Kapi watema n'igitaru gatera icyayi. Kapi nunganiye David ukibaza kubajije sibyo njewe mfite icyayi hano ariko nkabona icyo cyayi kitaye kumpa umusaruro nkuko mwifuza nemere kuba nakirandura narangiza nkahahinga ibirayi. Ntabwo byemewe. Uvuga ngo ntabwo byemewe iyo wamaze kujya muri koperative nyine biba byarangiye ntabwo wakigira. Ikindi kibazo ndakubaza Kapi twabanye yuko ikiro umusoromni nkanjye musoromni nuko ngira tangiye mu kanya nyine ntabwo ndahembwa ariko umusoromni twabonye yuko koperative umuhemba amafaranga 60 ku kiro. Noneho nyiri cyayi wakihingiye kitari cya koperative iyo akijyanye ku ruganda bamwishyura ngahe ku kiro? Shobora kuba ari 590 ashobora kuba oya ubizi neza natubwiye. Ni amafaranga 480 umuhinzi w'icyayi bagomba kumwishyuraho. 480 ku kiro. Noneho muri ya 480 bakamukuramo amafaranga 80 y'ifumbire. Ubwo ni ukuvuga ngo ikiro cy'icyayi agembwa ku mafaranga 400. Yes. Abisobanuye neza ni ukuvuga ngo icyayi David ndajya mbunganira aba bantu. Bashyiramo ifumbire mvaruganda. Iza rero kuri nkunganire ntabwo ifumbire ije igikorwa ni ukumenya ngo wowe mu murima wawe muturage bateyemo
ifumbire ibiro bingana gutya sibyo cyakora baza kutubwira ubwoko bw'ifumbire bateramo noneho nyuma ukazishyura ukurikije uko umusaruro wabonetse atubwiye ko ikiro ni 480 akaba yifumbire 400 akaba ari wowe akaba ariyo utwara none hano ifumbire bashyiramo ni NPK ni DAP ni ire ufite ubumenyi kuri bya dusobanurira ni ukuvuga ngo ifumbire batera mu cyahi ni NPK iyo bamaze gushyiramo ifumbire mu cyahi niho tubona umusaruro w'icyahi bayitera mu mwaka kabiri mu mwaka bateramo kabiri mu kwa kangahe mu kwezi kwa 12 n'ukwezi kwa mbere no mu kwa 9 bibaye gatatu mu kwa mbere mu kwa 9 batera ifumbire imvura iguye bakongera bakayitera mu kwezi kwa 4 tugatangira gushaka umusaruro n'ifumbire ubwo ni mu kwa 9 na mu kwa 4 no mu kwezi kwa 4 ubwo ni ukuvuga ngo ifumbire mu cyahi bayiteramo kabiri mu mwaka igera hirya Manuel umurima kuwutoranya umurima wose wakwera icyayi bitewe n'uko uri gukorerwa ariko inshuro nyinshi icyayi gikunda ahantu mu kibaya hasi nk'aha turi n'ahandi mu misozi hafite ubutaka bushariye cyahera cyane naho kirahera yagihinga tugira abantu twashishikariza guhinga icyayi ufite nka hegitari mu kwezi wajya ukuramo amafaranga angana iki ibyo gereza mikoro yego tuganira ibireti nsanga abantu babitegura babanza bakabireka bikuma icyakuye ngo mbere yo kugira mu ruganda kuko twe kubona icyayi gifunze mu dupaki twacu ntabwo tubona icyayi gutya abantu batazi icyayi ukuntu kimeze kivuze ko ku muhungu wanjye ntabwo azi bw'icyayi kandi icyayi ko yanyweye icyayi mu rugo byose ni icyayi n'amata yabaye icyayi n'amata yabaye icyayi nuko nk'uko bimeze icyayi ibireti ko abantu babisoroma babanza bakabyumisha icyayi nacyo babanza bakacyumisha kugira ngo kigeze aho bakigipimira bacumishiriza mu ruganda mu mashini oya ni mu ruganda niho oya ni mu ruganda niyongera atangire tumwumve arayikorera kamera icyayi baza kugifata imodoka iza kugifata ku kirogotero ubundi aragafata shafu nta kindi baba bashyira ni ukukijyana mu ruganda bakagipimura bamara kugipimura haba hari ibyuma bibigenewe birapima bya cyayi noneho cya kindi kibisi kirahereza cya kindi kijya kubeta hari ibyuma nyine biba bigenewe kumisha cya cyayi bigenda bihereza noneho n'ibiragenda birakibeta biherezanya gutyo n'ikindi nyine abakozi haba hariho abakozi nyine baba bahari baragishyira muri twa dushashi ariko David aba basoromye ari ukuntu wabagoye ibyacu ni ama episode reka iyi episode ya mbere turi ku murima w'icyayi batubwiye uko bagihinga twabonye uko bagisoroma urumva noneho indi episode ikurikiye tuzajya mu ruganda kugira ngo batwereke uko bagitunganya turebe ukuntu amajyana aboneka kuko ababo tugiye mu kanya nkanjye ndabona amaze kuzuza ubu ngiye gusuka hariya mu kirogotero imodoka irakijyana ku ruganda yego mubonye abantu 600 akazi kaboneka abantu bose bakabona amasegiteri turafatanya umuntu utazi gukora neza kapita urabizi utazi gusoma neza wo kumusiganyije yakora nkangahe ibiro yasoroma ibiro bingana utazi gusoma neza
umwiga umutangiza utabizi ndetse uw'umwiga Yo kino byawe byangahe 600 Ese si umwiga Reka tura ku muhanga uzi gusoma neza umunsi asoroma ibiro bingahe 20 nangahera na 60 kwa 60 ibijana ubwo ni ibihumbi 6 ako ndibutse imibare uvuga ngo ni 7,200 ibijana 20 ikiro kimwe arahembwa amafaranga 50 nako umuntu wasoromye ukwezi kose umva abantu mwabuze akazi hano hari umva ejo ndazinduka pe David twacikanywe kuba nageze ha 8 oya turakinywa iyo Haba karite ya mbere ni ukuvuga ngo haba karite ya mbere n'iya kabiri ubwo rero karite ya gatatu niyo baza kuduhaho naho iya mbere ntabwo twayibona igiye kure karite ya mbere bagiye kure twibutsa abantu ko icyayi ari igihingwa kashkoro ngengabukungu bivuga ngo ni ibihingwa ngengabukungu ni bya bihingwa duhinga twohereza hanze kigira karite 3 y'amajyani iya mbere turayegisportinga tukayoreza mu mahanga tugira karite 5 karite 5 none iyo mwebwe umusogongero baba ku karite ya kangahe iyi ni ya 3 Sanga ari mu butike ubwo tuboneye akangahera 3 4 karite ya mbere izana amadovize kugira tubone karite ya mbere baduhishimwe mu kwezi bagashiraho ng'ibihumbi 5 ku kwezi ariyo bita bonus y'ukwezi karite ya mbere ariko muri hoteli Kigali none se mbabazi zirahari Ruhengeri iba mu mahoteli na hano muhabura nayo irahaba Ruhengeri none se mbabazi Kigali irahaba cyane ko mwese mwaje iki gitebo ko ari cya Thomas mwese mukaba mwagiye mutereramo none najya gupima murabirangiza gute cyamukorera mu kimina muga bimeze ute mwebwe ndebe skwari y'umusoromyi ngo tutari kenze nguwe usoroma oya hagiye udusobanurira nuvuga ngo iki gitebo ni cya Thomas namwe mwasoromye wowe mama n'uyu muhungu mwashizemo ubwo nuko mwadukunze mwafashije Samuel nako Thomas munyuze muri ngewe ikiro ni cyanye ngiye kujya gupimisha yatekereje ku bantu neza cyane kabisa hano harimo umurimo babuze akazi hari amafaranga pe kuko twemeye bano bantu badukurikira ari benshi rero ari ufite umuntu yasuhuza naza musuhuze ufite umuntu yasuhuza amuvuge naho aherereye dutange promotion azagara hanga urivuga amazina avuge n'usuhuza nitwa Mbwezimana Manweri ndasuhuza Bisayimana Inosa uri ku ruganda rw'icyayi rwa Nyabihu nawe akaba ari gusoroma ari gukora akazi ndimo nanjye muri aya masaha ya saa 9 aribwo turi gusoza ikiganiro Imana imurinde mu kazi ke imukomeza mukobwa ndasuhuza nitwa Mukandayishimiye Denise ndasuhuza Sinati mukuru wanjye ukorera ku ruganda rwa Rubaya nkasuhuza muramu wanjye witwa Bunani
ukorera ku ruganda rwa Rubaya kasuhuza mama kasuhuza mama wanjye wambyaye uba wababyaye nyine nawe ndi kumusuhuza abakozi bose ndi kubasuhuza bakorera mu ruganda rwa Nyabihu n'urwa Rubaya. Undi ushaka gusuhuza ngwino umusuhuze. Ako twagusoreza ku kirogotero ndi gusuka iki cyayi ni hariya Tomani twagenda murapimira hehe ntago murakijyana hano ikigoroba noneho turaza kwegerana none aho imodoka iri budusange ku kindi kirogotero cya kabiri. Bibutse ko icyayi cyahangaha kijya mu ruganda rw'icyayi rwa Nyabihu. Tukaba dufite inganda hano mu ntara y'Uburengerazuba, dufite urwa Nyabihu, urwa Rubaya ndetse n'urwa Pfunda, tukagira n'urwa Gisovu ruri muri Karongi. Wanyibutse urundi nakwiba n'urwa Rutsiro. Kitabi twageze mu majyepfo. Navuze mu Burengerazuba hari urwa Nyabihu, urwa Rubaya, urwa Pfunda, urwa Rutsiro n'urwa Gisovu. Icyayi oil. Anya ndasuhuza mama. Ndasuhuza mama wanyigishije gusoroma icyayi bakagihingira. Abakunzi bose ba Concord TV show na D&D online bose ndabasuhuje kandi mbasezeraho. Ciao. Kubasuhuza abakunzi ba Concord TV show na D&D online, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Uyu munsi rero twatembereye tuvuga tereka tuve ahantu dutuye mu karere ka Musanze, aho dukora akazi kacu ka buri munsi. Tuvuga tereka dutembere mu karere ka Nyabihu, tuvuga ngo reka tureba imibereho y'abaturage tese muri iki gihugu cy'u Rwanda babaye hute. Nibyo tugiye kuganira nabyo, nibyo tugiye kuganira nabo kugira ngo batubwire ubuzima bwabo bwa buri munsi, daily life of every day. Nibyo tugiye kuganiraho. Muraho neza? Ndabakiriye. Njye nitwa David, wowe witwa nde? Nitwa Mbanza Lidiya. Utuye hano? Tuye hano Muderi muri Nyabihu. Mu karere ka Nyabihu. Yego. Mu mudugudu wa Muderi mu murenge wa Karago. Mu murenge wa Karago. Akagari n'Icamabuye. Ubu waruvuye he ko ngusanze hano ku cyayi? Mvuye mu rugo ngiye mu isoko. Ugiye mu isoko ugiye guhaha uduki? Ngiye guhaha udushimbo. Ubundi ubuzima bwa hano bwa buri munsi mubayeho mute, muryute, mukorute? Yego. Ubuzima bwa hano bwa buri munsi witwa nde? Manzi twibwira amazina. Nitwa Nyiramahirwe Liwonira. Utuye hano? Ntuye hano mu mudugudu wa Muderi. Tubwira hano ubuzima bwa buri munsi mubayeho ute, mukora iki, muryute, tubwira. Ubuzima uko tubayeho twebwe dusoroma icyayi saa yine zigeze batuzanira uduhungure tukajya n'agakoma. Mbese icyayi kibabeshejeho neza? Ubundi kitubeshejeho neza icyayi nta kibazo. Buri munsi ubwo ushobora kubona akazi hano mu cyayi? Buri munsi kabagari turasoroma. Tubwira we nk'ikintu wakuye mu cyayi waratira abantu. Mu cyayi ikintu nakuyemo nje mu cyayi maze gukuramo udutama tubiri. Waguze intama? Mbese witeje imbere? Nitejeje imbere. Kandi n'abana banje bakarya. N'abana bakarya, abana bakiga? Bakiga. Mbese urumva ko bayeho neza? Reka dusuhuze uwundi. Wowe twavuganye. Undi? Ngwino hano rwose. Ngwino ratayoze. Muraho neza? Yego. Witwa nde? Nitwa Baravuga Josephine. Nawe utuye hano? Nduye hano mu mudugudu wa Muderi. Tubwire wowe ubayeho ute, uyu nguyu akora mu cyayi, wowe ubayeho ute? Jewe mbayeho neza kuko ngora mu cyayi, nagije imyaka 20 ngora mu cyayi. Mu myaka 20 rero yandereye abana 8 gusoroma iribabi. Iribabi rero ngende haga gaciro kuko ryandereye abana. Ubwo mu myaka 28 aje ni 28? 20 ndangije mu urangije mu cyayi. Ubwo wakwema abana niwo wakwemo amafaranga yo kwishyurira abana ishuri. Nicyo washimira abantu. Kurya bakarya. Reka nkwibaze kano kabazo. Uzi umuyobozi wacu w'igihugu? Perezida. Perezida w'igihugu. Ngo muvuga amagambo nk'abiri. Mushimye ko bwakwira bugace. Yewe icyo nashimira perezida. Icya mbere yambaye giringa. Nywa amata ndarayanywaga.
icya kabiri yadukuyeho uburetwa bwo gukubitwa ku bagore ntitugikubitwa. Ikindi yadukoreye yaduhaye ubuvugizi abakobwa n'abahungu barangana. Ubu ntajya iwacungagabana n'umuhungu akagabana kandi mbere nta kintu wagabanaga. nta jambo twagiraga kwa ba mabukwe gusa. Ubwo rero njye ndamushima kuko yatumije menyekana Rubavu iyo navutse ngagabanayo no kwa mabukwe ngagabana. Ubu uriya mubyeyi mushimye bwakwira bugaca. hano ari abagabo bakirwana tabu n'urwanaga n'ingunguzi. Umugabo urwana n'ingunguzi kuko bamujyanye ara ku murenge bamufunga. Bwagize ijambo reka nibaze n'uyu wowe icyo wavuga kuri perezida wa repubulika. Paul Kagame ni byinshi ntacyo nabona namuvugaho. Paul Kagame yarinze abana bwake, abana babona amata ibyo kujya ku gihe, aratwubakira aduha inka, ubu turi gukamira abana ntacyo twamushinja. amashuri arabegereye. Reka dufata kandi reka dukore kuko twabonye turaza kubihuza n'ibindi twakoze hano kugira ngo namwe tuze kubongeramo. None umuntu ushobora kuba afite nk'abantu nka batatu yasuhuza yabasuhuza buri umwe batatu. Jewe ndasuhutsa muyomba wanje uri Kibungo witwa Ndabaramiye Gonzage. Kongera ngasuhutsa musaza wanje Ndagishimana Jadodi ubari mu kazi. Kongera ngasuhutsa umukunzi wanje sheri wanje Kibona umwe. Sheri wawe ni Kibona umwe. Ahari akomere nkabanda musuhukije. Kongera ngasuhuza mere wanje guno nakamuga nta kaboko yigirira ariko kubera Imana nkamusuhuza ngo komera aho uri tuzagufasha. Undi suhuza umuntu arundi gasuhuza ndasuhuza umuhungu wanje uri Kibungo w'Imana. Wongera ngasuhuza musaza wanje uri Rubavu witwa Bizimana. Abo bose rero Imana ibahumugisha. Reka natwe tubashimishe. Sawa barakoze cyane. Reka tubashime ngo musigane amahoro y'Imana natwe dukomeze. Turaganiriye. Sawa.